uduhindure uko Yesu ashaka, uduhe gusa nawe, uduhe kugera ku kigero gikwiriye icyo data adutegerejeho. Ijambo ryawe ryaratwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Tuje kwakira ubwo buntu, tuje kwakira uwo mubatizo, tuje kwakira uko kuzuzwa kugira ngo imbaraga z'ubumana zitembere muri twebwe, maze ntaba ari twe ahubwo Kristo arushaho kugaragarira muri twebwe, maze icyo wagambiriraga data igihe waduhaga agakiza ukatwongera iminsi yo kubaho kugira ngo gisohozwe mwami w'abami, tubereho gusohoza ibyo ngibyo, tuzatahe twarakoze ibyo twagombaga gukora byose, tuzajye mu mva zacu turi empty, twarakoze ibyo twagombaga gukora byose, twaratanze ibyawe twagombaga gutanga byose, utwuzuza ibyawe mwami, twongere tuguhishurirwe, twongere duhabwe kurushaho kugukunda, twongere duhabwe kurushaho gusa nawe, twongere twuzurwe n'umuriro wawe kugira ngo tukugendere nyaguhora ku ngoma. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Reka ukuri kwawe gukwire muri kino gihugu cyacu, ijambo ryawe mwami rikwire mu gihugu cyacu, rigire impact, rihindure ubuzima, rihindure imitima, ibyitwa ijambo bitari ijambo byamburwa imbaraga muri kino gihugu nyaguhora ku ngoma, maze ibyo ushaka abari byo biba, abari byo bivugwa, ukuri gukiza, ukuri kubohora, abari ko kugwira nyaguhora ku ngoma. Urakoze, turagushimira umugisha wo kukumva ndetse umugisha wo kukuvuga, uyu mugisha wo kukwamamaza turagushimiye mwami, turagushimira ubu buryo, turagushimiye papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, Imana iguha umugisha, ugize inzara n'inyota yo kuba mu ijambo ry'Imana, Imana ibishimirwe iguha iyo nyota, kandi Imana ibishimirwe ko nawe wayemereye. Reka rero dukomeze tuganire ijambo ry'Imana twatangiyeho ubushize tuvuga ngo kukuba mu barinda ibyo kwizera. Ndakwifuriza kubamo, nanjye mbyifuriza kuba mu barinda ibyo kwizera. Ibyo kwizera byahawe abera, bamwe babyitayeho, abandi babyitayeho gahoro, abandi babereyeho byo. Ndakwifuriza kuberaho byo, akaba ari byo bikugize kwifuza ibyo byose Yesu yagufatiye, byose hatabuzemo na kimwe, kuba mu barinda ibyo kwizera. Dushobora kwibaza rero ngo umuntu yabirinda ate kandi ataranabyihaye, kandi n'uburi ko ari mwuka wera ubikorera muri twebwe. Ni koko ibyo byose ni ukuri, agakiza ntako wihaye, gukurira mu gakiza ntubyiha, nta kintu na kimwe wiha, ntiwiha gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ntiwiha, ni ukuri umwuka wera akora uwo murimo. Yakwemeje Kristo, yakwemeje iby'icyaha, yakwemeje ibyo gukiranuka, akubwira iby'urubanza. Mwuka wera rwose akora uwo murimo. Yakumurikiye Kristo nkaho wari uhari Golgotha, uramwizera. Kubamwizeye, kubagize uwo mugisha, yatumurikiye aho tugana mu ijuru, turahazi, turabizi ko dufite ubugingo buhoraho, turabizi ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, turabizi ko Yesu yaje, kandi turabizi ko akunda abamarayika babwiye intumwa ngo kumumubonye agenda ari nako muzamubona agaruka. Ibyo turabizi, nta gacu ko gushidikanya, kandi Imana nibishimirwe ababihawe. Ariko nshuti y'Imana, nubwo hari ibyo utihaye, nubwo utikuza mu gakiza, ufite umurimo. Aka gakiza wahawe kubera ko gahenze cyane, kubera ko ari ak'agaciro, kubera ko byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba akamena amaraso ye, kubera kandi kutakijwe ngo uhite upfa ukongerwa iminsi yo kubaho, ufite ibyo usabwa. Imana nishimwe cyane. Nyuma yo kugahabwa, utegerejweho byibuza kugaburira uwo muntu wavutse muri wowe, kwiexposa, kubaho barira. Imana ishimwe cyane, kugira ngo urye uwo muntu wavutse muri wowe akure, uwo muntu wabayeho akure. Kuko iyo utabikoze uragwingira, ntitumenye ngo uragafite cyangwa ntugafite, nawe ubwawe ukajya uyoberwa aho wishyira. Rero uwo ni umurimo wawe, utegerejweho kurya kandi ibiryo bizima by'umwuka kugira ngo ukurire muri ako gakiza wahawe. Iyo rero ni inshingano yawe. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo bigende bite? Kugira ngo wuzure, kugera ku kuzura kw'Imana. Nkuko Paulo yasengera itorero rya Efeso mu gice cya 3, numvaga twagasomye hose, ariko kubw'umwanya ntitwasomye, ntitwasoma. Uze kuhasoma, ni heza, nawe rikubera isengesho wisengera wisabira. Yararimo kubasengera, ageze ku murongo wa 19 mu gice cya 3 cy'urwandiko yandikiye Abefeso, aravuga ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Burya hari ikindi gipimo cyo kuzura ukwiriye, nanjye nkwiriye. Imana ishimwe cyane. Arimo arabasengera ngo amaso y'imitima y'abakinguke, arimo arabasengera ngo bamenye iby'umwami ababikiye, bamenye. Ageze aha ngaha avuga ukundi kuzura gutangaje. Imana, navuga ngo Imana yafashe risk. Imana yafashe risk umuntu nkawe w'urwondo, umuntu nkanjye wakomotse mu bitaka, ariko Imana ifata risk ko ishobora kunyuzuza kugera ku kuzura kw'Imana. Umuntu w'urwabya rworoheje, iyo ni risk Imana yafashe. Ariko ibyo byose birahari kandi biragutegereje. Ni gute rero wabaho utitaye ku byo wahawe,
utarinda ibyo wahawe, kandi hari ikigero cyo kuzura utegerejweho. Ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Haleluya. Ntibarumenya mu bwenge, ruratangaje, ruruta uko umuntu yarumenya mu bwenge. Niba rero ruruta uko rumenywa, ni ukuvuga ngo mbereho kwifuza kurumenya buri munsi, buri mwanya, buri segonda Imana intije guhumeka, buri munsi mbyukiyeho, buri mwanya Imana impaye amahirwe yo kusanga ngihumeka, mbereho kugira ngo nduhishurirwe. Ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Bibatera iki? Bibatere kuzura, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Turi mu rugendo rero. Ni gute rero utakwita, utarinda ibyo kwizera, kandi hari igipimo utegerejweho? Nogera nkubwira ngo Imana yafashe riske kwemera ko umuntu yakuzuzwa, umuntu buntu w'intege nke, umuntu buntu. Imana yafashe riske kwemera kuguha ubutunzi bwawe butagira akagero. Ni gute rero wabaho utabyitayeho? Ni gute rero wabaho utabirinda? Ni gute rero waho bidafite agaciro bikwiriye kugira muri wowe? Imana ishimwe cyane. Reka umwami akore ku mitima yacu, adutera inzara n'inyota, twifuza uyu mwuzuro ku gipimo wagenewe, ku gipimo nagenewe. Imana ishimwe cyane. Dukomeje rero kuri cya cyanditswe twasomye ubushize, twashingiyeho izi nyigisho zacu, kiri muri Yuda 1:3, urwandiko rwa Yuda igice cya mbere, nubwo ari igice kimwe, umurongo wa 3. Haravuga ngo, ndifuza kusubiramo, haravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Mu by'ukuri twagize umugisha wo kugira abo tureberaho. Mwibuke ko izi ntumwa zirimo zibaho mu gihe cya Yesu amaze gusubira mu ijuru, bari bafite ibi twebwe tubareberaho tubigiraho ntabyo bari bafite. Ntabwo isezerano rishya ryari ryanditswe, bari bafite ibyo mu isezerano rya kera, hanyuma bakagira n'ubuzima bwa Yesu bitegereje. Babonye Yesu, hanyuma babonye Umwuka Wera bazaho, babonye bagwiza imbaraga. Ni ukuvuga ngo bareberaga kubikoreka muri bo ubwabo, kubyo babonanye Yesu, ibyo bamwigiyeho mu myaka bamaranye, n'ibirimo gukoreka muri bo ubwabo. Ariko twebwe ni igitangaza kuba dufite Bibiliya. Ni ukuvuga ngo iyo tubonye iri shyaka n'uyu mwete ba Paulo, ba Petero, aba bose bagize barimo bicwa, ni ukuri ufite icyitegererezo cyiza cyo kureberaho. Uyu mugabo w'Imana arimo aravuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete. Nta kintu cy'Imana na kimwe bakoze bagenda buhoro, kandi bari barimo kwicwa, barimo kugirirwa nabi, ariko nta kintu kigeze kibakoma mu nkokora ngo kibatangire. Hanyuma njyewe nawe duhawe umugisha wo kuba dufite ibyo banditse, kugira ngo noneho tubirebe ibyo Umwuka Wera yadusigiye. Nta rwitwazo namba dufite, ahubwo tuborogera Imana yibwira ngo Mwuka Wera, we wandikishije iki gitabo, ngwino ukinyigishe, sobanurira ibirimo, sobanurira ibindeba, kugira ngo ndusheho kuberaho uwampaye ubugingo buhora. Ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye. Nari mfite umwete mu mutima wanjye wo kubandikira iby'agakiza dusangiye. Nkuko twavuze ubushize, iby'agakiza ntago birangira, nta muntu wabivuga ngo birangize. Bari baragasangiye, bose barakijwe n'umwami wabo Yesu Kristo, yewe ariko afite ibintu byo kubabwira kugira ngo bagira gutese, bakomezanye, baryazanye, barushaho gusa n'uwo mwami. Ngubwo rero nari mfite umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Mushishikarire kubirwanira. Numvaga ubundi yari yo titre twafata, kurwanira ibyo kwizera twahawe, ariko nkumva bibaye nk'intambara, kandi nibitaraba intambara nabwo byabyo tutarabyakira, tutarabyumva. Ariko reka twibwira ngo kubarinda. Ariko mu by'ukuri iyo ndinze ikintu umujura akaza kukinyaka no kurwana biba ngombwa, no kuvuga ngo ndarwana kugira ngo batagitwara. Arimo arababwira ko yabyiyumvisemo, yumva ahaswe kubahugura. Ahari yabonaga batangiye kubyoroshya, ahari yabonaga batabyitaye nkuko bikwiriye, yumva Umwuka muhatiye kongera kubahugura ngo bashishikare kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Nshuti y'Imana, igituma dufite ubutumwa bwiza, igituma itorero rikiriho, igituma harimo abantu bakivuga ubutumwa bwiza, nuko hari abagabo, hari abagore, hari abasore n'inkumi bahumekewe n'Umwuka w'Imana, bahinduka bamwe muri aba barinda ibyo kwizera bera bahawe rimwe risa. Iyo aba bose baza gucika intege, nta butumwa bwiza twari kuba dufite, ntacyo kuvuga twari tuba dufite. Ariko Imana ishimwe ku itorero ryayo yaryubatse ku rutare, iteka hahora abantu, kandi dashaka kuba muri abo ngabo, mu barinda ibyo kwizera, abantu barwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe. Ikintu cyose gikomera ku isi kiba gifite abantu bakiri inyuma. Twebwe ibyacu rero biranoroshye ko bifite nyirabyo. Hari nyiri itorero uribereye maso, ariko akenera abahungu n'abakobwa. Nitubaho twese dutwarwa n'imiyaga y'uburyo bwose, dutwarwa n'ibibazo n'ingorane,
twese dushikuza ibyacu, Bibiliya tuyishikuzamo ibyacu, ijambo ry'Imana dushikuzamo akamfasha, akanyorohera, tugahora dushaka akaduhumuriza. Abarinda ibyo kwizera bazaba bande? Iyi generasiyo turayiha iki twavutsemo tukayikirizwamo? Ese abadukurikira turabaha iki? Imana itugirire ubuntu. Dushishikarire kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Aho nahereye ubushize rero haragurumaganaga mu mutima wanjye nkumva ntari bubashe kuharenga, kuko birakwiriye ko tumenya aho tujya bikadutera imbaraga zo kubibwira n'abacu tutari mu cyerekezo kimwe. Imana ishimwe cyane. Bikadutera uwo mwete. Biratangaje kubona umuntu uvuga ko yakijijwe, ari mu bantu bakijijwe, nawe avuga ngo ku munsi wa nyuma ngo Imana izatoreretinga, Imana izashyiramo imiyaga, Imana ni urukundo ku buryo nta muntu uzaribwa. Bikavugwa, sindimo kuvuga ko bivugwa n'utarakijijwe, uwo ntacyo bitwaye, ntacyo aramenya, ariko bikava mu kanwa k'umuntu wiyita ko yakijijwe. Ibyo bitwereka iki? Bitwereka ko atazi icyo yakize. Kuko niba nzi ko nakize urupfu rw'iteka, nkaba narakize irimbukiro, muri make nari uwo kurimbuka, hanyuma Imana ikankiza kubw'imbabazi zayo, ni gute ngewe wakize urupfu rw'iteka nshobora kuvuga ngo Imana izatoreretinga? Ubwo nuvuga ko ntazi icyo nakize. Imana y'imbabazi itugirira ubuntu, iduhe kwita ku byo kwizera abera bahawe. Imana ishimwe cyane. Biratangaje kandi kuba umuntu yarasobanukiwe ko we yarukize, ariko akaba adashishikajwe no kwihana kw'abandi. Urabizi ko wihannye ukizera Yesu ugakira urupfu rw'iteka. Biratangaje rero kuba ibyo ubizi byaranakubayeho mu bintu bigushishikaje, ntushishikazwe no kwihana kw'abandi. Aho harimo ikibazo. Ni ukuvuga ngo sinzi agaciro k'icyo naguzwe, sinzi agaciro k'icyo narazwe, sinzi nahonjya. Kuko niba nze ahonjya nkaba nzi ko ari ahantu habiri gusa abantu bazajya, nta kintu cyambuza gushishikarira ko nagira amagambo, nagira ubuzima bwatera abandi bantu kwihana. Imana itugirire imbabazi. Nongere mvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo umuntu byamumara iki gutunga iby'isi byose ariko narimbuza ubugingo bwe. Ndimo ndavugana natwe abakijijwe. Imbaraga zawe n'umwete wawe biri hehe? Ni gute bishobora kuba kubishira gusa kandi tuzi ko twakize urupfu rw'iteka? Ni gute twebwe twahoza amaso n'umutima n'ubwenge n'ubutunzi bwacu n'imbaraga zacu ku bintu gusa bishira bikadushishikaza byonyine, kandi tuzi ko ari ahantu habiri honyine abantu bazaba? Biba bigaragara ko tutamenya agaciro k'icyo twarazwe. Biba bigaragara ko ibyo abizera barazwe rimwe rizima tutazi agaciro kabyo, tutabizi. Imana itugirire ubuntu, Imana itugirire imbabazi. Ikindi kintu gitangaje, ukabuza ibyo byose, ukaba udashishikarijwe no kugaburira ikizahoraho muri wowe. Kwita ku mubiri ni byiza, nanjye ndimo ndagerageza, nawe ugerageza. Ariko uyu mubiri uzaborana n'ibyawo byose, uzaborana n'amazu nubatse, uzaborana n'ubutunzi mfite, uzaborana n'amashuri n'abandimo niga n'andi nzi, uzaborana nawe nuko nguko byose bizashira. Kubyitaho kuko bifite igihe runaka, n'uditurama tukamara 70-80 biradukwiriye, ariko nagahinda kubona nzi ko hari ikintu kiri muri ngewe kizabaho iteka ryose, kizabaho imyaka itabarika, nkabaho nakigaburira, nkabaho ntagifatira umwanya, kandi nkumva biri raisonnable ukurikije ko mfite umwanya wo gushaka ibintunga muri none. Byahindutse ibintu byumvikana, bihinduka ibintu biri raisonnable ko umuntu afite akazi kenshi, aberaho gukora akazi kenshi, ntagaburira umwuka we. Reka nkubwire inshuti y'Imana, umwuka w'Imana afite uburyo yakwigisha kugirira Imana umwanya muri ako kazi kawe kenshi, numenya ko ari ikibazo. Ariko igihe cyose wumva ko atari ikibazo, nyine bizaho bityo. Tekereza amafaranga, umwanya, ubutunzi, ubumenyi dushakisha, tubishakira ibintu bizashira. Niba tuzi neza koko twarazwe agakiza, tukaba dufite ubugingo buhoraho, tukaba umwuka wacu uzabaho iteka, ni gute nahirimbanira ku bwanjye no ku bw'abanjye, nkahirimbanira ibintu wenda bizamara imyaka 60 cyangwa 70, ibizabaho iteka simbihirimbanire? Twaranyazwe inshuti z'Imana, twaranyazwe. Ndakwifuriza kuba mu barinda ibyo kwizera abera barazwe rimwe risa. Umuntu wese wasobanukiwe aho hagana, umuntu wese wasobanukiwe aho arimo ajya, umuntu wese urimo gusobanukirwa icyo Umwami Imana yakoze mu buzima bwe, ntashobora kubaho arangariye umwuka we atawugaburira. Ntibibaho, kuko nicyo kintu rukumbi mfite kizabaho iteka. Imana itugirira ubuntu. Bigaragarira hehe? Bigaragarira mu buryo tubayeho.
niki kirimo kiriza ababyeyi, niki kirimo kiriza abagore n'abagabo, niki kirimo kiriza abasore n'inkumi, niki giteye agahi, niki kinanije abera. Ntago mbikubwisa neza inyuma agakora akazi akazana amafaranga akaba uwa mbere mu ishuri, nyamara nzi ko ari umunyabyaha urimbuka, ntibintera agahinda. Murabona uburyo twacuritse ibintu. Ubu se nitubana nabo bikagenda neza, ibya hano byiza bya kinyarwanda byose bikagenda neza, ariko turimo tubaherekeza muri Gehinomu kandi twarakijijwe. Nukunyagwa nshuti z'Imana, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, usaba Umwuka Wera yongere asatura ijuru ku bwacu, atwuzuza icyifuzo cya Data cyuzure mu mitima yacu, tubabazwe no kurimbuka kw'abacu. Kandi turababazwa ryari? Ariko byagize agaciro bikwiriye muri twe. Agakiza kanyeni kagira agaciro gakwiriye muri nge. Nta kiri kintu nzareba mu bantu. Nzahangayikishwa n'abanjye batamenye Umwami. Bizantera gusenga, bizantera kwihangana, bizantera kuberera imbuto, bizantera kuba ngomba kuba we shobojwe na Kristo. Yo bera nshuti z'Imana, Mwami tugarukeho, tugarukeho. Nongere nkubwire ngo si twe twihindura, ariko Umwuka Wera turamutakira, Imana turayitakira, tukayibwira ngo twaranyazwe, mbabajwe gusa nuko umwana wanjye yabaye uwanyuma mu ishuri, ariko se bapfuye nona yajyaho niba atari yakizwa. Abantu tubana tuba tubizi ko bakijwe cyangwa badakijijwe, n'abashushanya bari mu nsengero zacu tuba tubibona byibuza ibigereranyije. Natwe ubwacu tuba tubizi ko dukijwe cyangwa dufite ikindi dushaka ku Mana. Imana y'imbabazi idukanguri. Haleluya. Twavuze rero ubushize kukuba muri Kristo no kutabamo ari nabyo bizana itandukaniro ryaho tuzaba nyuma y'ubu buzima. Kuba muri Kristo nongere mbivuge twarabihawe, ngo ahubwo mwubaha Kristo mu mitima yanyu ko ari we Mwami, kandi mwe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabaje impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza kandi mwubaha, kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamwari. Umva uyu mugaragu w'Imana yandikiraga abera muri rusange kubw'ingorane n'ibibazo bitandukanye byabaga bibacogoza. Yavuze ngo twubaha Kristo mu mitima yacu. Kubera iki tumwubaha? Kuko niwe Mwami. Twubaha Kristo mu mitima yacu, ariko kandi twiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro byacu. Muri make dufite icyo dusubiza ibihe bitugisha impaka, abantu batugisha impaka bahinyura kwizera kwacu, ariko kandi dufite n'icyo tubwira abayobye batarakira akagakiza, dufite icyo kubabwira. Nkwibutse ko amagambo yawe adakiza, amagambo yanjye ntakiza, ariko amagambo y'Umwami mutubabarire ngo twubaha Kristo mu mitima yacu, ariko kandi bitagarukiyeho tube twiteguye iteka ariko kandi bitagarukiyeho tube twiteguye iteka gusubiza umuntu we amagambo yanjye ntakiza. Ubujyanama bwanjye bwagira umuntu inama zuko yabaho, ariko ijambo rya Kristo ryo rimeze nk'inkota igera mu muntu, rikaba ryamuha nawe kuragwa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ndarimubwira ndikuye hehe? Niba ntita kubyo abera bahawe, kubyo kwizera twahawe, nimba ntabyitaho ngewe ndabimuha mbikuye hehe? Imana itugirire ubuntu ngo tubikore. Icya mbere twubaha Kristo, twiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro byacu. Iki gisubizo nongere mvuge, tuba dufite igisubizo cyo gusubiza abahinyura kwizera Kristo dufite, ariko kandi dufite muri twebwe gusangiza abadafite uko kwizera ijambo ryabazanira kwizera. Dufite muri twe icyo kubasangiza ijambo ribaheshe kwizera ibyo natwe twizeye. Ibyo ntibishoboka mu muntu bituzuye. Imana itugire neza kugira ngo umuntu abe mu barinda ibyo kwizera, ahera kubyiyuzuzamo we bikamwuzura, akaba afite impamvu zimwuzuye zo gusubiza impamvu z'ibyiringiro, akaba yiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye, abisubirisha abahinyura kwizera kwe, ariko kandi amagambo y'Umwami amwuzuye ayahereza abadafite uko kwizera kugira ngo nabo babemere kwizera. Imana ishimwe cyane. Hagakomeza hakavuga ngo ibyo byose tukabikorana dufite ubugwaneza no kubaha. Muri make tutajya impaka z'amadini yacu,
ahubwo tuvuga Kristo ufite imbaraga zikiza icyaha, kandi tumuvuga uko ari. Iyo ibyo bitagwiriye muri twebwe turamubeshyera, tumuvuga uko atari, tumuvugira mu marangamutima yacu, arwaye, akomeretse, ameze gute, nuko tumuvuga. Imana itugirire ubuntu ngo dufite ubugwaneza no kubaha. Aha rero tuba dukeneye kumenya neza ibyo twiringira ibyo ari byo, kuko ntushobora guhamya n'ubushizi bw'amanga uhamya ibyo utazi, uhamya ibyo umuntu utazi cyangwa se utatindanye nawe. Imana itugirire neza. Nongere mbabwire inshuti z'Imana, dukurikije uko tureba ubuzima, isi yanze Yesu. Umva impamvu hakwiriye kubaho abantu barwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, abantu barinda ibyo kwizera abera bahawe. Isi yanze Yesu. Ntukangwe no kubona amadini yacu yuzuye, insengero zacu zuzuye, benshi muri bo baje gutwara icyo bashaka kuri Yesu, nacyo kinahangaha ibyino Yesu atanga. Ibyo rero ntago ari ugukunda Yesu. Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nitumukunda tuzemera ko atubera umwami. Tujye tumaza ngo umwami wifuza ko tubaho dute, azagira ijambo mu buzima bwacu. Isi rero yanze Yesu. Kuko isi yanze Yesu rero hakenewe abantu barinze ibyo kwizera, biteguye kubitanga, birabuzuye, nta nubwo bitanga kuko babigambire. Reka babwire inshuti z'Imana, imihamagaro y'ukuri, guhagurutswa by'ukuri, hahaguruka abasenga, hahaguruka abavuga, hahaguruka abagenda. Nta muntu n'umwe ujya ubyuka ngo abigambire ngo ngewe nzavuga, ngo ngewe nzigisha ijambo ry'Imana, ngo ngewe mbaye umunyamasengesho, ngo ngewe nzahanura. Nta muntu ubigambirira, ahubwo gutindana nawe ibyo biratwuzura. Umwe agahaguruka atya, undi agahaguruka atya, undi agahaguruka atya, agahagurutswa muri ubwo buryo bitewe n'ibyo Yesu. Kuko Yesu akeneye abantu, Yesu akunda abantu, kandi abantu Yesu abatumaho abandi bantu bamwemereye. Imana itugirire neza. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere turahazi, umurongo wa 11 turageza kuri 13. Kasome muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Umurongo wa 11 uratangaje. Haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Yaje mu bye abe ntibamwemera. Ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we. Uko niko biri ijambo ry'Imana ivuga. Ngo nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we. Bakemera uwo ari we. Si ukumwakira mu buryo nge nshaka, si ukumwakira mu buryo butari, ahubwo baramwakiye bemera uwo ari we. Bemera ko ari umwami, bemera ko agira ijambo ku buzima bwabo, bemera burya ko hari icyo yaje abashakaho nabo. Imana itugirire imbabazi. Ngo nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana kuvuga ngo kuba abana b'Imana ntibiva mu buryo busanzwe bwo kubyara, cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Umurongo wa 11, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Uzi ko umuntu ashobora kuba mu idini ryitwa irya Gikristo rivuga ijambo ry'Imana ariko atemera Yesu, amwemera mu buryo bwe, mu buryo bwe we ashaka, ariko atamwemera mu buryo Yesu avuga. Imana y'imbabazi idusange. Haleluya. Kwemera uwo ari we ngo bizanwa no kwizera, kuko ntago bashobora kumwumva, ntibashobora guhabwa kumwizera ngo bamwemere hatari umuntu wamuvuze uko ari. Iyo tutamuvuze uko ari, duhereza abantu ibinyoma, nabo bagakurira mu binyoma, nabo bakazatanga ibinyoma. Muri iri jambo Paulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17, ndifuza ko turisubiramo. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya mbere 16 na 17. Ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Ubutumwa bwiza ni Kristo, nubuvuga Yesu nicyo yakoze, nicyo arimwe akora, nicyo azagaruka gukora. Ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Turimo turavuga kubarinda ibyo kwizera, kuba muri bo. Ijambo ry'Imana twaryimye umwanya uhagije muri twe.
imigani ya kera, uturingusho dusetsa, ubuhamya bwawe utanse bw'uko Imana yamutabaye, rararararara, n'ibintu bitandukanye, ntibifite imbaraga zo gukiza, ntibifite imbaraga zo guhesha umuntu kwizera. Umva ko ijambo ryavuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Mbabwira nshuti z'Imana, twese ntitwahamagariwe kuba ku gatuti no kuri mikrofone, ariko twese twahamagariwe kujyana ubutumwa bwiza ku mukozi wawe, ku muturanyi wawe, ku mama, kuba mukorana. Uzamuha iki niba ubutumwa bwiza budatinze muri wowe, butakuzuye, niba nawe utabutindamo? Imana ishimwe cyane. Mwami dukangure, uduhe kuba muri aba bantu bashobora kwita ku byo bahawe, bashobora kurinda ibyo kwizera bera bahawe rimwe gusa. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, nibwo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa, ngo kandi muri bwo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, kandi nako kwaheshejwe no kwizera kugakomezwa nako. Nuvuga ngo gukiranuka umuntu yaguheshejwe no kwizera, kandi no kugira ngo akomere muri ibyo yagiyemo, nabyo ni amagambo y'Imana mazima azakomeza kumva. Ntutangare niba imiyaga ihora itubasha hirya no hino, nuko ikidukomeza tutakirya mu buryo buhagije. Ni ukuri ntukirya mu buryo buhagije, umuyaga uzaza ariko uzagusiga wubatse ku rutare. Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 6:63. Abakunzi ba Bibiliya murahazi, ariko ndahavuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yohana ubutumwa bwiza 6:63, ngo mwuka niwe utanga ubugingo, umuntu ubuntu ntacyo amara. Amagambo nababwiye niyo abazanira mwuka n'ubugingo. Nakunze Bibiliya ijambo ry'Imana kuko mwuka imuvuga mu nyuguti nkuru. Muri make amagambo mabwira ahetse umwuka w'Imana, ahetse ubuzima. Amagambo ya Yesu, apana amagambo yanjye, ahetse umwuka w'Imana, ahetse ubuzima bw'Imana. Niyo mpamvu umwanzi amarana kugira ngo abantu bataba mu magambo y'Imana, kuko amagambo y'Imana naza araza ahetse umwuka w'Imana, uganza muri twe, ugwira muri twe, utegekera muri twe, utwuzura akayobora ibitugize byose. Amagambo mabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Nongere nkubwire nshuti y'Imana, ntiwahorwa ko udafite kwizera, ariko wahorwa ko wanze kumva ibye, kandi ari byo bihetse umwuka w'Imana biguhesha kwizera. Kwizera si wowe ukwiha, ntiwahorwa ko ufite kwizera guto, ntiwahorwa ko kwizera kutakuriye muri wowe, ariko urazira cyangwa n'iki ngiye nkwiye kukubwira, nuko ibihetse kwizera, ibihetse umwuka w'Imana, ibizana ubuzima bw'Imana muri wowe, wabyimye amatwi. Paulo yarimo kubwiriza abayuda mu byakozwe n'intumwa igice cya 28. Yarafungiye i Roma muri residence surveillée, ari mu nzu afungiwemo, ariko afite umudendezo wo kwakira abantu. Hano muri iki gice cya 28 ku murongo wa 25, hejuru yaho gatoya ngo yararimo aganiriza abayuda, arimo abwira abayuda batarizera Kristo, ababwira ibya Kristo. Abayuda bamwe barizera, abandi ntibizera. Hanyuma ngo benda gutaha abo bayuda bagenda bajya impaka cyane ko bamwe bizeye Kristo Paulo yababwiye, abandi ntibamwizeye. Hanyuma Paulo avuga aya magambo kuva ku murongo wa 25, ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana. Aravuga muri iki gice cya 28 kuva ku 25, ngo nuko ntibahuza. Abo ni abayuda bamwe bizeye, abandi batizeye. Ngo nuko ntibahuza, maze igihe bendaga gutaha Paulo yongeraho iri jambo ati, mbega ukuntu rya jambo ari iry'ukuri, iryo mwuka muziranenge yabwiye basogokuruza abinyujije ku muhanuzi Ezayi, agira ati, genda ubwira abo bantu uti, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabona. Iyo umuntu agarukiye aha ngaha ashobora kugira ngo ni Imana yanze ko abantu bumva, ni Imana yanze ko abantu bizera, ariko umva aho byapfiriye. Ku murongo wa 27, ngo erega aba ni abantu binangiye, ngo baziba amatwi bahunza n'amaso, kugira ngo be kubona be no kumva, ngo kandi be gusobanukirwa, kugira ngo batavaho bangarukira nkabakiza. Umva ukuntu bibabaje. Abayuda bamwe bizeye, abandi ntibizeye. Hanyuma Paulo yibuka ubu buhanuzi Yesaya yari yaravuze, aravuga ngo genda ubwira abo bantu uti, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa. Ni bande bazumva ariko ntibasobanukirwe? Ni bande bazareba ariko ntibabone? Umva baribo, ntabwo ari abantu bose. Erega aba ni abantu binangiye. Muri make aza mu ijambo ry'Imana n'ubundi anangiwe, ahura naryo n'ubundi anangiwe, ntashaka impinduka muri we, arashaka gucomora icyo Imana yamuhereza. Umutima uranangiwe, umutima ntumenekeye Imana, umutima ntawe ukinguye nk'umwana muto, ntajya muri birashaka kumva iby'Imana imubwira n'iby'Imana imusaba. Umutima unangiwe rero wimwa kumva, ukimwa kureba.
ngo erega aba ni abantu binangiye, biziba amatwi bahunza n'amaso, ngo kugira ngo be kubona be no kumva kandi be gusobanukirwa, kugira ngo batavaho bangarukira nkabakiza. Umva icyo umwanzi rero we yungukiramo. Arabizi ko abantu nibakingura amatwi, arabizi ko abantu nibakingura amaso ngo babe mu ijambo ry'Imana bazahindukira bagarukira Imana, Imana ibakize. Kubera iki? Ubutumwa bwiza buhetse imbaraga zikiza. Imana itugirira ubuntu. Reka nongere nkubwire, wowe wakijijwe, ni inshingano yawe yo gushaka inyigisho nzima zitagaburira irari ryawe. Ni inshingano yawe. Umwuka w'Imana muri twe, iyo twibwije ukuri, atumenyesha ko ibi birimo bigaburira irari ryacu, ko ibi ngibi biduhesha gukira no kurushaho gusa na Yesu. Ariko iyo irari ryabaye ryinshi, dufunga amatwi, tugahumiriza amaso ntitubone kandi duhari, tukemera ibintu bidakwiriye, bikaza tukabiha umwanya. Umugaragu w'Imana Pawulo yaravuze yandikira Timoteyo uko ibihe bya nyuma bizaba bisa, mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 3 na 4, ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ijambo riteye agahinda ariko ryasohoye iwacu. Nibaza ko atari iwacu gusa, ryasohoye hirya no hino kuko turushiro kwegera ibihe bya nyuma. Ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Nuvuga ngo inyigisho zinkosora, inyigisho zimpereza kwihana, inyigisho zinkangura kutadamarira mu cyaha, inyigisho zinyibutsa kwezwa, nkaziba amatwi kugira ngo ntazumva kuko ndumva zinderanje. Umwanzi akabigufashamo kugira ngo zikubuze amahoro ituzivanamo. Ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Imana y'imbabazi tugirire ubuntu. Ibi bintu biroroshye kubiyoberamo, biroroshye guhora wumva inyigisho zigaburira irari ryawe. Yesu ampe nibi kandi ntampindure, ntansabe ibyo kubabarira abanzi banjye, ntansabe ibyo kwihangana, ntansabe. Amen. Mutwihanganire, Imana idushoboze kugira ngo twitegure neza bye kujya bibaho ibingibi. Ku murongo wa 4 havuga ngo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Abari byo kwizera rero, nshuti z'Imana, bahugiye gusa mu byo Yesu avuga. Imana ishimwe cyane. Uwitwa umwigisha iyo asa nk'uyu nguyu bavuga hano mu rwandiko rwa Timoteyo, ukangura irari, dukizwa n'amaguru tukamuhunga. Hatubwiye ngo mu bihe bya nyuma nuko bizamera,
tuzigwiriza cyangwa bazigwiriza bazafatwa n'ibihe bya nyuma abigisha bahuje n'irari ryabo. Umuntu rero uba mu barinda ibyo kwizera ntiyemera ko uyu mwigisha ubyutse irari akomeza amugaburira mu matwi ye. Imana itugirire ubuntu. Nuvuga ngo witwa umwigisha iyo atavuga ibintera kurushaho gusa na Yesu, mpungisha ubugingo bwanjye. Hanyuma barinda ibyo kwizera, abera bahawe rimwe, iyo bakangishijwe mu buryo butandukanye, umurimo wabo ni ugusenga nkuko byakozwe no mu gice cya 4 tubibona. Barabakanyishe ngo batongera kuvuga muri iryo zina rya Yesu. Nagira ngo ngire ko wowe wakijijwe ibintu byose bigwagurukiye, ikintu bikubuza burya si ikindi, ni ukukubuza gukomeza urugendo. Nta kindi Satani agambiriye, si amafaranga yawe, si ubukwe bwawe, si arashaka ko udakomeza urugendo ngo uhinduke uwo Yesu yarakugeneye kuzabawe mu gihe cyawe. Iyo rero abera bakangishijwe mu bigeragezo bitandukanye, ntago bagambura ahubwo barasenga, basenga imbaraga z'umwuka wese kongera zikabuzura, bagakomeza urugendo. Bakomeza urugendo icyo kibazo cyavuyeho, banarukomeza kitavuyeho, kuko abigishwa nubwo basenze bibakangisha ntibyabuje komeza kubakangisha. Icyakora hari mu gice cya 4 ngo barasenze bose buzura umwuka wera, hanyuma bahabwa ubushizi bw'amaga, barakomeza bigisha muri iryo zina kugeza igihe bagiye bapfira umwe ku wundi. Ariko ibikangisho ntibyababasha, ibikangisho bizahoraho. Ariko abarinda ibyo kwizera iyo bakangishijwe, ubuzima bwabo bwicaye ku birenge bya Yesu, barasenga imbaraga z'umwuka wera zikababashisha, zikabasimbukisha ibyo ngibyo byari bibakangishije. Imana itugirire neza. Ubwo buzima rero bwo kwegerana na Yesu, ubwo buzima bwagenewe abangaba barinda ibyo kwizera, iteka buzabahesha kwera imbuto nyinshi. Nta muntu wegeranye na Yesu ushomereye, ntawe. Sengero zirafunze nyinshi, ariko nta muntu wegeranye na Yesu ushomereye. Abantu begeranye na Yesu bose barahuze, bari mu mirimo, barimo barahinduka bigishwa ba Yesu bukuri, kandi barimo baratoza abandi bigishwa. Shuti y'Imana, abantu bose bicaye ku birenge bya Yesu, nta mushomero babamo. Niho imihamagara ivukira, niho baden, imitwaro yo gusengera ivukira, niho guhabwa amaso y'Imana bivukira, niho guhabwa amatwi ye bivukira, niho imitwaro y'ukuri ivukira. Ntushobora gushomerera ku birenge bya Yesu. Igituma ushomera utazi ko Imana yakuremeye n'icyo ushaka, uhajya gake. Imana y'imbabazi tugirire ubuntu. Ubwo buzima bwo kwegerana na Yesu iteka buzaduhesha kwera imbuto kandi nyinshi, kandi icyo cyubahisha data. Reka ndangize muri iki cyanditswe, Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 8. Nongere nkubwire, ababa mu barinda ibyo kwizera bose barahuze, bose bari busy mu gusohoza ibyo Umwami ashaka. Kuba busy ntibivuga kuba ndimo gukora imirimo. Ushobora no kuba busy ku birenge bya Yesu, umubwire uti umugambi wawe no wuhe, tugendane duti, tubigendanemo gute, uranyifuzaho iki muri uyu mwaka wa 2025? Ese icyerekezo ni ikihe? Ese umugambi wawe ni uwuhe? Ese ni hehe wifuza ko amaso yanjye yerekera? Ese urifuza ko dukorana dute? Ese uri muravuga iki? Yohana 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Yesu arimo aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi data ni nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ararikaragira. Ni imvugo nyine ya mu bahinga, wenda abanyamugi ntago tuyizi, ariko ararikaragira. Muri make yica, akura handi mashami y'ibisambo yari buzaga kwera imbuto ryo rikamera neza, rikarushaho kwera imbuto. Ariko wumva ikibabaje, ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Nawe rero nshuti y'Imana wagenewe kuba mu buzima bwo kugenda ugwiza imbuto. We kwibwira ubu bupfapfa buvuga ngo ariko se ntacyo bitwaye ngo ko ntera imbuto mbi se, aho se niwahamagariwe kugarukira? Ntiwera imbuto mbi, ariko uri n'ishami ritera imbuto, ritarimo kwerera data imbuto. Dusoza ifuraza kubana ngo kwera imbuto nyinshi nibyo byubahisha data, kumarayo ibyo data byose yashyize muri njyewe. Yantanzeho iby'agaciro kenshi, yatanze amaraso y'umwana we ku musaraba ku bwanjye, naguzwe igiciro cy'igitangaza. Ni gute nakwera akabuto kamwe? Naravomerewe, naramenewe amaraso, nararinzwe, narongewe iminsi yo kubaho. Ni gute wava akabuto kamwe cyangwa ukavuga ngo ntacyo bitwaye, njyewe sindera imbuto mbi, nta nicyo ntwaye? Si cyo twagenewe. Abarinda ibyo kwizera bagenewe kwera imbuto nyinshi, kuko ari byo byubahisha data. Imana itugirire neza. Iyo bateza imbuto ngo bakurwaho, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ku murongo wa 3 haravuga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Umva igituma Satani akubuza kuba mu ijambo ry'Imana, nuko rihetse imbaraga ziguhesha kwezwa. Ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Niyo mpamvu Satani atuma utaba mu ijambo ry'Imana mu buryo buri consistent. Umubiri wawe ukabikubuza, kamere zacu zikabikubuza, Satani akaturemera ibyo tubasha kumva. Iyo ubasha kumva ko umwanya wo kurera abana, umwanya wo gucuruza, umwanya wo kujya mu kazi, umwanya ya ari ikintu abasha kukumvisha, ubwenge bwawe bukacyacommodatinga, nicyo azazana. Ntazaguha icyaha kandi wenda ibyaha bivuyemo, ariko ubundi niho burya murimo mugana.
ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Niyo mpamvu umwanzi atifuza ko ijambo rigwirira muri twe, kuko rifite imbaraga zo kutweza. Nshuti y'Imana, urimo urakubitwa hasi n'ibyaha bikugarukaho, urimo urakubitwa hasi n'ibyaha byo mwibanga, urimo urakora ibintu utagombye gukora ukurikije icyo Yesu yakoze muri wowe, urimo uramuha ubuzima butari ubwawe, kuko ubwo kwezwa nibwo bwawe. Injira mu ijambo ry'Imana rizakweza. Wirijya mugiye gushaka umurongo umwe uza kutubwiriza, wirijya mugiye gushaka umurongo umwe uzatuyoberamo amasengesho, rijye muri rye rizakweza, ntuzamenye igihe imbaraga zaziye muri wowe. Imana itugirire ubuntu. Urirye ku manywa na ninjoro, ubwire umwuka wera waryandikishije ari kwigisha, umubwire uti ngwino unyigishe. Reka dukomeze ku murongo wa 4 ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Iyo avuga ngo mugume muri nge sa handi ni mu ijambo rye. Yesu ntibamusohokamo, ariko uko sohoka mu ijambo rye uzasanga nawe utakimwumva, uzasanga ibyo bitakikugenga, uzasanga wagarutse kuri wa muntu wa kera. Ngo nimuguma muri nge nanjye, nimugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ugume mu ijambo rye niko kuguma muri we, kuko iyo utaririmo gutekereza kwa kera kukugarukamo, gutsindwa kwa kera kugarukamo. Umwanzi wahabera umuriganya ntazana gutsindwa kwa kera gusa, ashobora no kuzana n'ibindi wowe utigeze unabamo utari wakizwa, kugira ngo utsindwe. Ubure rya jato nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Gato nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. 6 umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Umuntu utaguma muri Kristo n'ubundi ahinduka nk'ishami ryumye. Ubumana bukokoka muri we, isi ikamubihira, agahinduka umunyantege nkeya, akabura imbaraga, inzitwazo zikaba nyinshi, ibituremerera bikatubasha, imitego y'umwanzi ikatubasha, kamere zacu zikabyuka, umuntu wa kera kongera kanganza, imbaraga zo kwihangana zikankamukamo, kwezwa kukankamukamo, urukundo rw'ibyisi rukambana rwinshi. Imana itugirira ubuntu. Ukamera nk'ishami ryumye. Tugiye ku murongo wa 7 ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Akenshi dusoma kano gace gaheruka, Yesu ko yatubwiye ngo dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Umva aho yahereye, yaravuze ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kubera iki? Nuguma muri we gusengera guhaza kamere yawe bizashira, ahubwo ibye bizakuzura. Niyo mpamvu atanga garanti ko icyo uzasaba cyose uzagihabwa, kubera ko gusenga kwawe kuzaba kuri aligned, kuzaba kuri arinye neza n'ibyo Imana ishaka. Uko amagambo y'Imana agwirira muri twebwe, ibyo Rutansi yashakaga Imana idafite imyungu bigenda bimukamukamo. Mbibona nk'amase, kandi byarahoze ari byo mparanira, ari byo ndwanirira, ari byo bimbyutsa, ari byo mbereho. Ariko iyo amagambo y'Imana agwiriye muri njyewe, gusaba kwanjye gushyirwa ku murongo umwe n'ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yatinyutse igatanga garanti ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka muzagihabwa. Ariko nutaguma muri we amagambo ye ntagwirire muri wowe, ibyo uzasaba bizaba ari ibyifuzo byawe z'umumaro muke. Imana itugirire imbabazi. Ndangize ku 8, ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Umva icyubahisha data, ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Yemwe abahamagarirwa kurinda ibyo kwizera bera bahawe rimwe. Guma muri Kristo, tinda muri Kristo, icara ku birenge bye, mubwire ngo mpinyota narayitakaje, mubwire ngo mfite inzitwazo nyinshi, ariko umwuka wera ndakwinginze, ngwino nkangure, ngwino nkize ibitotsi by'urupfu. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imbuto rero nizi gusa soza, imbuto nizi zikubiye muri ibi: no gusa nawe buri munsi, no gukangurira abandi gusa nawe. Ibyo uzakora byose bikwiriye kuba bikubiye muri ibyo ngibyo. Gusa na Yesu buri munsi, kamere yanjye igahinduka, karakter yanjye igahinduka, kandi nkaba mfite umurimo wo gukangurira abandi gusa nawe. Nizo mbuto. Imana itugirire neza. None nkwibarize, ese uri murera imbuto kandi nyinshi? Ese uri muraba mu barinda ibyo kwizera bera bahawe rimwe? Ese urabishishikariye? Nicyo umutima ushishikariye? Nicyo ubereyeho mu nyongezo z'imyaka Imana iguhaye? Niyo ntego y'ubuzima bwawe mu byo ukora? Kuko ntituzakora ibintu bisa, ariko mu byo ukora intego y'ubuzima bwawe ni ukwera imbuto nyinshi zubahisha data. Mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 3 uze kugisoma, ariko ndasoma umurongo wa 10 gusa.
mbibutse ko urwandiko rw'Abafilipi Paulo yarwanditse afunze, niko bivuga. Itorero ry'Ifilipi yari yaragiye kuritangiza, yari yarahabaye, yari yarahagenze, ariko ahangaha arimo arabandikira nyuma y'igihe afunzwe. Uru rwandiko rw'Abafilipi rwitwa urwandiko rw'umunezero cyangwa rw'ibyishimo, kuko ni handi hatubwira mwishime kuva hatangira kugeza hasoze. Turimo turabyandikirwa n'umugabo ufunze, turimo turabyandikirwa n'umugabo wabanye na Yesu, aramukorera. Yesu amukoresha ibitangaza bimwe akanyuzamo agakubitwa inkoni. Ubushize nasomaga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndibaza ari igice cya 16, sinzi niba mbyibuka neza, mbona Paulo uburyo yakoreshejwe ibitangaza, umugabo wari umugaye agakira. Hanyuma muri ako kanya bakaza kumuramya bamwisa imana z'amana bamwisezo, akababuza ko bamuramya kuko ni umuntu kimwe nabo. Ariko mu kanya gatoya abayuda batizera baraza bashuka abandi, barangije Paulo bamutera amabuye hafi kumwica ngo bamukurubana bazi uko yapfuye. Ndavuga ariko mana uri igitangaza, mu cyubahiro cyinshi benda kumuramya yakoreshejwe ibitangaza, no mu kandi kaga gakomeye yatewe amabuye hafi gupfa. Ibyo byose Paulo yabiciyemo kandi arabyihanganira kubwo buntu bw'Imana. Cyubahiro cyinshi hafi kumuramya, guterwa amabuye hafi gupfa, ni ibintu bitangaje mu mwanya umwe, ahantu hamwe, ku muntu umwe. Uyu Paulo rero turimo tuvuga ni urimo yandika ari muri gereza ahangaha ku murongo wa 10. Uyu wakoreshejwe n'Imana ibitangaza, uyu wamenye Imana, uyu wabonye Yesu. Arandika ku murongo wa 10 ngo icyo ngamije ni ukumenya Kristo. Ese ubu ntiyaramuzi? Yaramuzi, baragendanye, yaramubonye. Icyo ngamije ni kimwe, icyo ngamije ni kimwe, icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe, no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Icyo ngamije ni ukumenya Kristo n'ububasha bwo kuzuka kwe, no gusangira nawe kubabazwa nkamera nkawe mu rupfu rwe. Abarinda ibyo kwizera ni ibintu bibiri barimo. Icyo bagamije no kumenya Kristo no kumubwira abandi, no kumwereka abandi, no guhuza abandi na Yesu. Wowe wabugiye mu biki? Ingiki ushyize imbere? Simvuga ngo tudemisione, simvuga ngo dutabana, simvuga ngo dute inshingano, ariko hamwe n'inshingano ngamije kumenya Kristo, hamwe no kurera abana ngamije kumenya Kristo, no kumubwira abazazana iruhande rwanjye bose. Uko niko kurwanirira ibyo abizera bahawe rimwe, ibyo kwizera bera bahawe rimwe. Uko niko kubirwanirira. Tubonye ikiro cyiza cy'uyu mugabo arimo arasoza urugendo rwe, ari mu misi ya nyuma hafi yo kwicwa, ariko avuga ngo icyo ngamije ni kimwe no kumenya Kristo. Uwakoreshejwe ibitangaza, uwo bakoreshejeho imishwari ikagenda igakiza abarwayi, uwo abantu bagiye gusenga hafi kuko ibitangaza arimo akora birarenze. Icyo ngamije ni kimwe no kumenya Kristo. Icyo ngamije ni kimwe no kumenya Kristo, no kumumenyekanisha cyane cyane. Ubutumwa bwiza buhetse imbaraga zikiza. Niba butakurimo abakuzengurutse urabaha iki? Niba butaraguhinduye uratakaza ubushizi bw'amanga. Data, duciye bugufi imbere yawe, gukoresha aya magambo, Mwuka Wera utwuzuza inyota, utwuzuza imbaraga zawe, utubatize, utwuzure, kugira ngo ubuzima bwacu bushyirwe mu barinda ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Natwe duhinduke abera imbuto nyinshi zubahisha Data. Umutima wanjye, umutima w'abanyumva ugamiza ikintu kimwe, kumenya Kristo, kumuhishurirwa birushijeho, kumenya urukundo rwe ruruta uko rumenywa, kugira ngo ikigero nashyiriweho cyo kugera ku kuzura kw'Imana nkigereho, kandi ngira umurimo umwe wonyine wo guhuza abantu nawe, wo gukomeza abantu bawe, wo gutuma baguhishurirwa. Tubereho icyo ngicyo, kuko tuzi aho tujya, kuko twarazwe ubugingo buhora, tuzi n'icyo twaguzwe amaraso y'umwana w'intama. Reka twe kubaho turangaye Mwami w'abami, abacu barimbuka. Twe kubaho turangaye Mwami, ubugingo bwacu tubwemera ko bwinjiramo ibipfuye byose n'ibitagira umumaro, n'ibidukangurira irari ry'isi, n'ibiduha ibitotsi by'ubupfapfa, tugatwikirwa tugasinzira. Ubuntu bwawe nibutubeho. Kora ku maso yacu twese tumenye igikwiriye Mwami w'abami, kubw'imbabazi zawe. Kora ku matwi yacu twumve, twe kuba muri bari abantu bateze amatwi ariko ntibagire icyo bumva, bakanuye amaso ariko ntibabone. Twe kuba muri bari abantu Mwami bumvise ariko ntibasobanukirwe. Udushyire mu bumva, udushyire mu bicara ku birenge byawe, utwuzuza inyota y'ibyawe. Mwuka Wera udushorere,
tugeze kukuzura ku bumana. Urakoze data, aho umugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kwicara ku birenge byawe. Uduhe inzara n'inyota yo kubibamo birushije aho twari tugereje, kugira ngo duhore twiteguye iteka gusubiza ibihe bitubaza, gusubiza abaduhinyura ibyo twizera, tube twiteguye iteka gusubiza abatubaza impamvu z'ibyiringiro byacu. Ibyo byiringiro bitwuzuye, ijambo ryawe ritwuzuye. Urakoze mwami, tuvuze amahoro mu gihugu cyacu, tuvuze amahoro mu karere kacu, tuvuze amahoro mu bera, tuvuze gutwikirwa n'imbaraga zawe Mwuka Wera, kugira ngo abitorero bakanguke, kugira ngo twese duhagurukire rimwe mwami w'abami, tugukurikire, tukumenye, tukwamamaze nk'ukuri, tuvuge urukundo rwawe n'imbabazi zibonerwa muri wowe, kugira ngo ababyumva bibatere kwihana no kwizinukwa, baguhindukirire mukiza. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze. Naho kuwa gatatu mu gitondo muri nibature no materaniro ni mugoroba. Murakoze. Amasoko y'umuri wowe ntakamara, ushimangirisha imisozi imbaraga zawe, unyagurira ubwenge unyuzuza imbaraga z'umutima, umunsi wawe uzansange nkiri mu mwuka, ugendane nanjye mwami wanjye, mu gihugu cy'umutima wanjye, akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe, ugendane nanjye mwami wanjye, mu gihugu cy'umutima